ese iyi ndirimbo nawe yaba yakugezeho? Abakoresha imbuga nkoranyambaga harimo YouTube, Instagram, TikTok n'izindi, nta kuntu waba utumvishe iyi ndirimbo. Nkubwiye ikintu gitangaje kuri iyi ndirimbo uraza gutungurwa cyane, kuko iyi ndirimbo nta muntu n'umwe wigeze ayiririmba, nta kiremwa muntu kigeze kiririmba iyi ndirimbo uri kumva aka kanya. Ahubwo iyi ndirimbo yakozwe n'ibyo bita AI, Artificial Intelligence, cyangwa se ubwenge buhimbano. Nifashishije ubu bwenge buhimbano nanjye nshobora kuba nakwandika cyangwa se nkakora indirimbo imeze gutya. Batangiye bavuga ko nabateye inda, bakwirakwiza ibihuha n'indirimbo z'ibinyoma, ariko njye sinshobora guheranwa n'igitutu, nzajya njegeka kuko Imana irabizi byose. Muri iyi video rero naguteguriye urasabwa kwitegereza ukayumva neza, ukageza ku musozo uraza kuba wasobanukirwa uburyo aba bantu babigenje kugira ngo bakore indirimbo nk'izi ngizi. Reka turebe uburyo rero uriya muntu wa postinze iriya ndirimbo ashobora kuba yarayikozemo. Turaza muri Google, nituza muri Google turaza gukenera application cyangwa se turaza gukenera AI yitwa ChatGPT. ChatGPT ni AI uhereza prompt cyangwa se ni nk'ibintu usaba gukoresha ino AI mukaba mwaganira ukayibaza ibintu ikagusubiza. Iyo AI rero turaza kuba twayifashisha. Ahandi rero ikindi turi bukenere wenda nk'amagambo runaka. Hano rero nshobora kugenda kuri Google nkahita nshaka nk'inkuru wenda y'umuntu runaka. Wenda reka nshake nk'inkuru ngo Yago yanyomoje. Yago yanyomoje ni urugero ndi kwifashisha. Hano rero urabona ko hari inkuru yanditswe kuri Yago muri za saga zari zimaze iminsi. Hano rero nshobora kwifashisha iyi nkuru nkaba nayikoramo indirimbo. Icyo ndakora ni iki rero, ndaza kuri ya nkuru nyikopiye, nkore copy, urakora copy, ubundi ukopiye. Numara gukora copy, ubwo ni inkuru tugiye kwifashisha, ariko wowe ushobora no ibintu ngiye gukora ushobora no kuba uzi kwandika neza indirimbo, uri umwanditsi uzi kwandika indirimbo ukaba wayandika. Ngiye nuko ngira ngo nifashisha amagambo amwe n'amwe kugira ngo ibintu bize kuba byakwihuta. Ngiye kuba nakifashisha rero ChatGPT. ChatGPT ni AI, ni text AI, generating a text. Dushobora kuyibaza ibintu runaka tukayibwira ngo kora bino bintu runaka, ikaduha ibisubizo, cyangwa se tukaba twaganira dukoresha ibyo bita prompt, tukabaza ikintu ikagisubiza. Muri iriya text rero maze gukopiya cyangwa se muri iriya nkuru yanditswe kuri uriya munyamakuru, nshobora kuba nabwira ChatGPT ngo iyi nkuru yinyandikiremo indirimbo. Nibyo rero ngiye kuba nayibwira. Nuvuga ngo write really nwango rero uzaza ubwire ChatGPT ngo ikwandikire lyrics cyangwa se ikwandikire indirimbo yifashishije ano magambo. Niko nyibwiye, nwango yifashishije ya nkuru maze kuba nayihereza. Maze kwandika muri ChatGPT rero ngo impereze indi, nuvuga ngo ya nkuru maze kuyiha ndayibwiye ChatGPT ngo nkoreramo indirimbo
muri iyi text nguhaye. Ni ukuvuga ngo rero nayikomanze nyiha prompt, maze kuyiha prompt ni ukuvuga ngo nkora paste, ni ukuvuga ngo ya magambo rero nakoze paste. Hano rero urabona ko indirimbo nk'iyi verse ya mbere ninjiye muri game maze kubona byinshi. Ubwo rero ni ukuvuga ngo ndakora iki hano, ndaza guhita nkora copy, ndakora copy y'iyi ndirimbo. Urabona ko yanditse outro, bridge, chorus, verse n'ibindi bitandukanye bya bice bigize indirimbo. Abantu mu gukora indirimbo murabizi, tumaze kuva muri ChatGPT imaze kuba yatwandikira lyrics z'indirimbo, turaza muri AI yindi, tugiye noneho muri AI igeneratinga umuziki. Iyi AI tugiye gukoresha ibasha kuba yafata amagambo tuyihaye cyangwa se lyrics tuyihaye ikatukoreramo umuziki bitewe n'ibyo dushaka. Uzaza rero muri AI yitwa Suno, ngiyi uko imeze, suno.com. numara kugeramo uzakora login nk'ibisanzwe cyangwa se ukereye account. numara kwinjiramo wakoze login cyangwa se wakoze sign up, uzahita uza hano kuri create. numara kuza hano kuri create uzabona hano handitse custom. hano barakubwira ngo andikamo lyrics. Izo lyrics rero zigomba kuba zitarenza hano niba ari character 3000. ubwo rero uraza upastingemo za text. nuvuga ngo ya ndirimbo ndaza nkore paste hano, bambwiye ngo nandikemo text. Hano rero ngomba kuza nkareba niba byanditse neza, nicyo ubu ngiye gukora. Hano rero urabona ko hari ibindi bintu birengaho, ngomba kuza nkaba nabivanaho. namara kubivanaho nkashyiramo amagambo yanjye, ya magambo y'indirimbo ngaya. Hano rero hasi hari style of music. Nyango rero bari kukubaza style. Hano rero ndaza kwandikamo Afrobeat. Afrobeat ni urugero. None rero title ushobora kwandikamo iyo ushaka. Ndareka nandikemo gutya. None iyo umaze kwandikamo, murabona inzira duciyemo, twanditsemo hariya hejuru indirimbo yacu. Nifashishije ya magambo nakuye kwa cya kinyamakuru, ariko ushobora kwandikamo nawe ari indirimbo ugiye gukora, kwandikamo amagambo yawe. Hano style of music nuvuga ngo ni nka genre cyangwa se genre y'indirimbo, shyizemo Afrobeat. Hano shyizemo title y'indirimbo. Ikintu turakora, turaza gukora kuri create. Nuvuga ngo tugiye gukora kuri create. Nidukora kuri create turategereza kugira ngo ya AI, ya artificial intelligence ikora umuziki bitewe n'amagambo twayihaye, iduhereze indirimbo twayisabye. Hano rero urabona indirimbo zirimo zirakorwa. Hano iguhereza verisiyo ebyiri. Hano rero verisiyo zirimo zirakorwa uko ari ebyiri. Nizirangira ubu turaza kuba twayikina twumve uburyo ivuga. Wenda reka dukore ku iyi ngiyi imwe twumve. Izi ngizi zo hasi zo nizo nari nakoze kare, zino ebyiri ziri hano hasi. Reka dukore ku iyi ngiyi imwe rero twumve. Abagambanyi batega imitego iruhande w'inzira, bohereza abakuba ngo bahishe bugufi, ariko ibyo byose karangira mfite ukuri mu ntoki. Batangiye bavuga ko nabatenda, bakwirakwiza ibihuha indirimbo z'ibinyoma. Urumva rero za lyrics twashyizemo havuyemo indirimbo imeze gutya. Iyo ni verisiyo ya mbere. Tujye kuri verisiyo ya kabiri naho twumve uburyo imeze. Ingiye muri game maze kubona byinshi,
abagambanyi batega imitego iruhande rw'inzira, bohereza abakobwa ngo bancishe bugufi, ariko ibyo. ubwo rero nyuma y'iyi video ndaza kuba zino ndirimbo nazishyiraho, wowe ushaka kuzumva ugerageze ubashe kuba wazumva. Ndaza kugushyiriraho imwe muri izi ngizi yo nakoze kare, n'imwe muri izi ngizi maze gukora aka kanya. Wowe rero nabonye abantu benshi muri comment bibaza ngo izi ndirimbo zaririmbwe nande, izi ndirimbo zikorwa zite? Izi ndirimbo abantu bazikoze nta kindi bifashishije uretse AI, ubwenge buhimbano. Nuvuga ngo ubwenge buhimbano bwakozwe n'abantu mw'iyi minsi nta kintu budashobora kuba bwakora. Yego rimwe na rimwe ntiburagera ku rwego rwiza ku buryo wenda bitewe na innovation, hari zimwe na zimwe ziba zibura innovation kugira ngo zikore ibintu biri standard cyangwa se biri ku rwego rushimishije, ariko kugeza aka kanya artificial intelligence cyangwa se ubwenge buhimbano buri ku muvuduko ukataje, kuko ibikorwa byinshi AI ziri kubikora, ugasanga rimwe na rimwe biratungura abantu bitewe n'uburyo bikoze cyangwa se bitewe n'umwanya bifata iryo koranabuhanga kuba ryakora ibyo bikorwa. Urebye nawe akanya tumaze dukora ino ndirimbo, uretse wenda ziriya nzira twaciyemo tubaza za ChatGPT twandika indirimbo tubigenza gute, tuyihereje amagambo mu kanya nk'ako guhumbya ihita ibirangiza ako kanya. Murabona ko rero AI mu by'ukuri iratangaje. Nkwibutsa yuko rero niba ugeze hano bwa mbere ukaba ugeze ku iyi video, gukora subscribe, like, share na comment nayo burya iba ari ingenzi cyane, kugira ngo tuzajye tubana ku video nziza ngutegurira no kuri update zimwe na zimwe ziba zicaracara nko mu ikoranabuhanga nkunda kukugezaho kuri iyi YouTube channel. Mwakoze cyane rero, tubonane mu yindi video ikurikira. Injiye muri game maze kubona byinshi, abagambanyi batega imitego iruhande rw'inzira, bohereza abakobwa ngo bancishe bugufi, ariko ibyo byose bikarangira mfite ukuri mu ntoke. Batangiye bavuga ko nabateye inda, bakwirakwiza ibihuha n'indirimbo z'ibinyoma, ariko njye sinshobora guheranwa n'igitutu, nzajya njejeka kuko Imana irabizi byose. Nabeshewe bamfatanye igitsiba, ariko ukuri kuzagaragara bamenya aho mvuye. Imitego yose yanyuragaho isubira inyuma, ndi kugenda ntuke kuko ukuri kuzasinda. Bakangushije abakobwa bamisura mbi, bampa amafaranga ngo ninjye unaniwe, nashize izina ryanjye ku murongo, ariko ibyo byose nabikwiye, ndaseka ndaceceka kuko sinzaba mu nzira ukuri kuzajya hanze nk'umurabyo. Ndabagize uruhare ntibigeze bangera ubwo neza cyane, akajya mu biganiro akivugisha yivuga ngo ntiyatekerezaga ngo yakora bityo. Icyakora nanjye nzi ibyo byose, mbabajwe n'ibyo bakoze, ndambiwe. Igihe kizagera ukuri kuzavugwa, abantu bazamenya barabitsinda, bagiye kunzera ubujura no kunyandagaza, ariko barashatse barananiwe. Bagiye mu bagore bashaka kunyandagaza, ariko banze kunyanga, n'ubundi narabarushije. Nzahagarara ukuri kuzanesha, bateye imbere ariko nanjye ndi imbaraga. Igihe kizagera ukuri kuzavugwa, abantu bazamenya barabitsinda, bagiye kunzera ubujura no kunyandagaza, ariko barashatse barananiwe.